Bakunzi ba Yego Top TV, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikiye muherereye hose nizere ko mumeze neza cyane. Nongere nsubiremo ko iyi ngiyi ari Top TV, uzajya ukurikira amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo rero mbere y'uko dutangira ubanze ukore subscribe kuri Yego Top TV, aho hantu handitse subscribe niba ukibona hari umutuku, haracyarimo ikibazo gikomeye cyane kuko ukwiye gukanda aho hantu hari umutuku kugira ngo ujye ubasha kudukurikira 5/5 kugira ngo wiyandikishe. Kandi niba ushaka kujya ubona inkuru yacu igisohoka ako kanya igishyushye neza cyane kiriho n'agasenda tukiyivana mu gikoni imeze neza, kanda ku kazogera, ako kantu kari iburyo k'akazogera, kugira ngo ujye ubona impuruza cyangwa notification ikubwira ko Yego Top TV yasohoye inkuru nshyashya. Yes, twagiye uyu munsi, reka duhere ku bahanzi nyarwanda. Uyu munsi turababwira ku musore witwa Ngabo Meddy umaze gukora agashya katoroshye, ariko turamuvugaho, turababwira ibintu bitatu kuri Meddy biri kuvugwa ndetse binagezweho, nubwo harimo inkuru imwe ibabaje, ariko uko tugenda tunyura mu byiza ni nako ibibi biba bigenda bitwataka. Burya ikibi n'ikiza biba biri guhangana. Turaje tubabwire ko Meddy kuri uyu munsi indirimbo ye yakoranye n'umuhanzi Otile Brown ubu yamaze gusibwa, aho yari imaze kurebwa n'abantu bagera muri miliyoni 30. Naho turagaruka tubabwira yuko urukundo rwa Meddy, nk'uko mubizi, yamaze gushaka umugore, ariko urukundo na n'ubu ruracyagurumana, aho urukundo noneho rumugejeje ahantu agiye gukora love story y'umukunzi we kugira ngo abahe yivuye imizi iby'urukundo rwe na Mimi, nk'uko mubizi. Hanyuma nanone tugaruke ku kuntu indirimbo ye yagiye ikurikiranwa cyane, ndetse ntabwo ari imwe n'indirimbo ze, nk'indirimbo amaze gukora nk'ebyiri, ariyo My Vow na Queen of Sheba. Ni indirimbo ziri kurya hiti bya danje muri iyi minsi, ngira ngo nta muntu utayizi, haba hehe na hehe. Ni indirimbo zagiye ziracengera mu nshirami, tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi, kandi umuntu natwemeza akadukoma tujye twemera abantu. Ibi harimo abantu batemera, ariko Meddy ari mu kazi kose kabisa, ari gukora neza, umuziki yawumiriye nabi cyane. Reka nyuma y'aka kananga tube tunywa amazi, ubundi tugaruke. Nibutse ko iyi ngiyi ari Yego Top TV, mu kanya gatoya. Nk'uko kubabwira, umuhanzi Meddy ku ngubu umaze kuzamura izina rikomeye cyane mu muziki nyarwanda, mu itsinda ry'umuziki nyarwanda mu bihugu byo hanze. Kuri ubu ngubu rero hashize ibyumweru 2 asohoye indirimbo yitwa My Vow. Iyi ndirimbo ntababwira yuko imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 7. Hakaba n'indi yahise akora Queen of Sheba, nayo iri kugenda ikurikirwa cyane nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Uyu muhanzi rero by'ukuri, nk'uko ndi kubibabwira, murabizi, sinzi uwo byumva, ariko nyamara ubanza ari gukora cyane, ameze neza mu muziki nyarwanda cyane ko kuri ubu ngubu yamaze kwibikaho umufasha wiwe Mimi.
ah, aho kuri ubu ngubu arimo avuga ndetse byamaze gutangazwa ko agiye gukora sitori ivuga ku rukundo rwe n'umukunzi we, akantu ku kandi. Bameze neza cyane nk'uko bigenda binyura ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye, bapositinga amafoto bari gusomana, bahana utubizo twa buri kanya twa hato na hato, ubutembere, ibintu byose ewana bari mu rukundo rumeze neza cyane. Rero nyuma noneho yuko asohora indirimbo Queen of Sheba yakurikiye Nivo, uyu musore ibimenyetso byose bimugaragaraho birako twavuga ngo umugore yamuguye neza cyangwa se urundi rwamuguye neza. So ubwo rero reka byina byinshi bivugeho, ahubwo reka tugaruke ku kintu kibabaje cyabaye kuri Meddy. Mwiriwe mwumva ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ushobora kuba hari ntacyo bishe, kuko hashize amasaha agera muri atandatu bitangajwe. Iki kintu rero ni indirimbo Meddy yakoranye na Otile Brown, aho kuri ubu ngubu iyi ndirimbo yamaze gusibwa ku rukuta rwe rwa YouTube. Ni ikintu kibabaje cyane ko iyi ndirimbo imaze kurebwa cyane cyane bishoboka n'abantu bagera kuri miliyoni 30. Ngira ngo niba mwakurikiranaga mwabibonaga, yari imaze kurebwa n'abagera muri miliyoni 30. Aho rero iyi ndirimbo yaje gusibwa ku rukuta rwa YouTube kugeza isa tuvana ugiye kuyishaka yitwa Dusma, uhita ubona iyo Meddy yaprodinzwe kuriya umuntu akora video yindi y'iyo y'icyo gihangano aba yasohoye nka lyrics cyangwa indi video isubiye, nujya ku rukuta rwe rwa YouTube niyo ngiyo uri bubone original. Kuri ubu ngubu yamaze gusiga utuvugana gusa. Igihe rero gikomeye cyane agata cyane, bigaragara ko rwose mu buzima bwacu ikibi ntikiza nk'uko nabibabwiye. Ibyishimo bya Meddy ewana bisa nkaho byatangiye kugwamo agatotsi, ariko reka dukomeze kumusengera Imana kuko iki ni igihombo gikomeye cyane kuri uyu muhanzi. Reka rero dukomeze tumusengere, abakunzi ba Meddy mumusenge kabisa kuko ni igihombo gikomeye cyane. miliyoni 30 indirimbo yari imaze kurebwa cyane cyane. Ubwo rero ariko nta kundi byagenda, ngira ngo nkomeza nkwibutsa yuko iyi ngiyi ari Yego Top TV, tukugezaho inkuru zigiye zitandukanye z'abasitari kugira ngo ugende umenya ibizete umusitari nkunda, umuhanzi mfana, umukinnyi mfana, umuraperi mfana, buri muntu wese ufana ukwiye kujya ukurikira amakuru ye utigeze umenya ubuzima bwa buri munsi hano kuri Yego Top TV. Nta kindi ugomba gukora rero, ugomba gukanda subscribe kuri Yego Top TV kuko niho hantu honyine uzajya ukurikira amakuru y'umuhanzi wemera cyangwa umukinnyi wemera, mbega umuntu wese uri muri showbiz ugomba kugira amakuru ye hano kuri Yego Top TV. Ngira ngo rero mu gihe tugikurikirana n'izindi nkuru twenda tubona zigiye zitandukanye kugira ngo tubagezeho, hariyo atanya mu kanya turabagezaho indi nkuru imeze neza cyane. Wakoze rero akanya gakino wabanyatwe ngiye yuko aziko kikomeje muri Yego Top TV, turi kubatunganyiriza ibintu bimeze neza. Ubwo munsi tuzajya tubana. Ciao.